turakwitabye karamenya gasani, twitabiriye ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, iraduhamaganga kuri buri munsi kuko idukunda byahebuje. Uyu munsi Nyagasani araduhamagaye kuri uyu wa kabiri tariki 28 Mata 2026. Aha turi ni kuri buri munsi. Ndongera mbashimire abantu mwese dukurikira buri munsi ijambo ry'Imana rya buri munsi. Nyagasani akomeza bagirire neza, abahezagire. Buri munsi nyuma yo kumva ijambo ry'Imana hari ibibazo bivuka, bya bindi by'uko nyine hari abantu hanukurunturuntu, hari igihe rwarunturuntu rukomeza kugenda ruza rukazana ibibazo, ariko nimuhumure, uko ibibazo bigenda bivuka nani ko Imana yohereza n'ibisubizo ikoresha ijambo ryayo. Nyagasani aratubwira muhumure, mukomere, Nyagasani turi hafi. Y'Imana turi kumwe, ntacyaduhungabanya, ntacyadukangaranya. Ndabasaba rero kuba hafi kuri ibaze buri munsi. Ubwo buri munsi duhura n'ibibazo, tugahura n'ibibazo, ariko nani ko duhura n'ibisubizo, cyane cyane igihe turi kumwe n'Imana. Hari ibibazo byagiye bivuka mu minsi yashize, natwe bakaba barakitubaje kuri buri munsi, ati padiri kutagira icyo bivugaho wowe bite? Papa batowe uramuvugaho iki? Ndi umumamburo wa Kiliziya Gatolika, nibyo ntago ndi Kiliziya Gatolika, ndi umwe muri bo. Rero kuba ndi umwe muri bo hari icyo nabivugaho kubera ko ndi umwe muri bo. Na niyo mpamvu nanjye nje kuri buri munsi, ntabwo ari igisubizo njye gutanga, ntabwo ari hame ngiye gutangaza, ahubwo ni kamwe mu gakeregeshwa k'ibisubizo kuri iri tsinda papa batowe. Nuza kubona hari aho nza gutegwa, hari abacunze aho naza gutegwa, ntuze kundakarira. Nuza kubona hari mbikoze neza, nanone ntago ari jyewe. Nyagasani ashobora kuntambukamo atangiye igisubizo, cyakora namaganye shitani nayo yantambukamo ishaka kugira aho yayobya. Nyagasani ukomeze kunshyigikira, unkomeze, ibi ngiye kuvuga birabimo gushaka kwawe, unyobore, undengere kubera impuhwe zawe, amen. Mu kugira icyo mvuga kuri papa batowe, ndashaka kuza gusoreza ku ijambo ry'Imana nk'umwanzuro naguha nanjye nakwiha ngabari muri Kiliziya Gatolika. Papa batowe hari ingingo 3 nateguye pour s'exprimer. Mu kugira icyo mbivugaho, ndaza kuvuga ku gisobanuro cya papa cyangwa cya papa, ndaza kuvuga ku batowe, nze no kuvuga kuri sakirirego. Turaza gusoza n'umwanzuro. Ingingo ya mbere, igisobanuro cya papa. Nubwo iyo sakuri itinda, ariko hari n'indi ryitwa ngo papa. Muri icyo gisobanuro ndavugamo ibintu bitatu. Icya mbere ndavuga kuri papa, iryo sako ryihuta. Iyo bavuze papa ni mu rugo rugizwe na papa na mama ndetse n'umwana cyangwa n'abana, buri wese rero afite umurimo we. Papa nka chef wa famille irimo abana ndetse n'umugore. Murabizi ko n'umwana iyo atangira kuvuga, akenshi abana ntabwo bahera kuri mama, bahera kuri papa. Papa papa, data data, papa papa. Bishatse kuvuga umubyeyi. Umubyeyi nanone tumwerekeza nk'uhagarara nyine Imana muri rero rugo. Imana data, père, Dieu père, ngo w'umugabo, ngo père, papa. Igisobanuro cya kabiri cya papa cyangwa cya papa kiri mu rurimi rw'Ikilatini, aho bavuga ngo pater familias. Iryo jambo pater familias rikoreshwa mu Kilatini rivuga umugabo mukuru w'umuryango, ari ufite ububasha busesuye ku bagize urugo. Uwo mugabo yabaga ari se w'abana, ariko akaba umuyobozi w'ibintu byose, ibintu byose by'umuryango, harimo umutungo, amategeko, imyitwarire n'ibindi byinshi cyane. Urumva ko arakomeye. Mu mateka y'Abaromani kandi pater familias yari afite uburenganzira bwiswe patria potestas, ububasha bwa se kubana n'urugo. Umuntu bagize pater familias none nabaga ufite ububasha bukomeye nk'ubwo, ku buryo afatanya ibyemezo bikomeye by'abagize nyine umuryango, harimo n'ibijyanye n'amafaranga, imari, ubukwe ndetse n'uburenganzira bw'abana. Abo ngabo nyine ashinzwe, niyo wafataga nyine nk'uhagarariye uwo muryango ku buryo bw'amategeko muri rusange. Icya gatatu, nyuma yo kuvuga Abaromani uburyo bafata papa cyangwa papa, reka noneho tujye ku bwa gatatu mu gisobanuro cya papa, uburyo bwa Kiliziya Gatolika. Papa
reka duhindure isaku ntitwongeye kuvuga papa. Papa nk'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika niwe uhagarariye abashumba bose, abakristo Gatolika bose, umusimura wa Petero nyine intumwa, nk'uko uruhererekane rudahwema kubitumenyesha kuva kuri papa wa mbere we Petero kugeza kuri papa uriho ubu Leon wa 14. Ntabwo uwo muyobozi papa tumwemera nk'Imana, ahubwo tumwemera nk'intumwa y'Imana, kandi ngo usuzuguye intumwa wasuzuguye n'uwo yitumye. Mu migenzi itatu abihaye Imana basezerana: kumvira, ubukene, ubumanzi cyangwa ubusugi, l'obéissance, la chasteté et la pauvreté, ngo ukomera cyane kurenza undi l'obéissance, kumvira. Iyo ushoboye kumvira n'iriya yose wayishobora nyine. Rero hari ikibazo gikomeye cyane kuri no si ko abantu dutinya abayobozi, dutinya hierarchy, nibwo birangira turi kugenda dushaka kuyihunga kugira ngo itaza kugira ibyo itubwira idutegeke. Abantu batinya ubutegetsi, nibwo rero bamwe batangira kugira ubwoba, bagashakisha ibintu byose byaza gusimbura umuyobozi, kumukuraho bitabuze kwanga ubuyobozi. Iki ni icyaha gikomeye cyane, kwanga ubuyobozi, kugandisha imbaga ngo ntibayoboke umuyobozi cyane. Ariko nanone umuyobozi nyine agomba nanone kuba umushumba mwiza nk'uko Kristo abitubwiriza. Ntabwo turi kwibanda ku bubi cyangwa ku bwiza bw'umushumba, ahubwo turi kwibanda ku ntama zishobora kwanga umushumba, rimwe na rimwe zikamutinya, zikamugira ubwoba, kumwubahuka bitabuze. Nuko buri wese agahora ashakisha uburyo nawe yaba iki, yaba umuyobozi, yaba umushumba, kandi bitashoboka. Rimwe na rimwe tukibagirwa ko kuba umushumba, kuba umuyobozi, kuba umutegetsi cyane, ariko reka tuvuge kuba papa nibyo turi kuganaho, atari gusa ubushake, atari n'ubushobozi. Navugaga ubushake nyine, ndabishaka, ndumva bishaka, ejo nzabishaka, atari ububasha, atari amafaranga ufite, atari igihagararo ufite, atari ubwemu ufite, atari amashuri ufite, ahubwo on le devient par vocation. Niba abandi batowe nyine uratorwa, urahamagarwa. Hagowe rero, hagowe abitora, abihamagara, abitaba nyira mu bandi, kandi nabo babaho. Niyo mpamvu rero niyo muri kumva ijambo ndi kuvuga cyane abatowe, watowe, uhamagawe, na niho tugiye kugana ku ngingo ya kabiri, abatowe. Ninde watowe, ninde utaratowe? Ingingo ya kabiri, abatowe, abahamagawe. Impamvu natinyutse kuvuga kuri ino ngingo abatowe, nuko ejo ku cyumweru rwo twizihije icyumweru cy'umushumba mwiza, tuzirikana ko ari icyumweru cyihamagarwa ubutumwa ku rwego rw'isi yose. Na niyo mpamvu nyine hari abantu Nyagasani agenda atora, akabatuma ahangaha, abandi akabatuma ahandi. Ntabwo twese Nyagasani dutuma twese hamwe. Muri batisimu ku bwa Krisima dusigwa, duhinduka intore za Kristo. Abatowe, abahamagawe, abasizwe, Kristos, uwasizwe, uwatowe, intumwa y'Imana. Tujya rero uruhare ku mirimo itatu ya Kristo. Ni uruhare, mu gifaransa bavuga ngo par participation. Ntabwo ari byawe, ni ibya Kristo, ni participation. Tugira uruhare rero ku busaseredoti, ubuhanuzi n'ubwami bya Kristo, wowe ufite ku buryo bwuzuye en plénitude. Twese rero tugira uruhare. Abatowe ntabwo tuvuga ngo turi Kristo nyirizina, Kristo arahari, twebwe turakomora gato cyane. Rero bose babitwa les élus, bagahabwa ubusaseredoti bwa cyami, le sacerdoce commun. Hari rero muri abo nanone iyo mbaga nyamwinshi y'abatowe babikesha batisimu bahawe, hari abo Nyagasani atora by'umwihariko, akabaha kugira uruhare ku busaseredoti nyobozi, le sacerdoce ministériel, kugira ngo bayobore iyo yindi mbaga, bakagira uruhare ku mirimo ya Kristo. We musaseredoti w'umuhanuzi n'umwami bagahabwa munus izo mpano, izo kado, munus legendi, munus docendi, munus sanctificandi, impano yo kuyobora, impano yo kwigisha, n'impano yo gutagatifuza. Ibyo rero ntawe ubyiha, nabo Nyagasani yabitoreye, abakuye mu bandi, bava mu bantu, n'abantu bagatorwa mu bandi. Ngabo none abatowe bandi, abatowe. Ubwo rwego barwita urwego nyobozi, abadiakoni, abapadiri ndetse n'abepiskopi. Murumva ko byose ari ugutorwa, les élus. Hari rero izindi nyito zikunze guteza urujijo, ariko nanone nizerekeza nyine ku batowe. Hari abatowe, hari abatoni, hari abihaye Imana, abarokowe. Ariko cyane ndifuza gutinda aho ngaho, abarokowe, les sauvés. Hanyuma ukajya wibaza uti, hanyuma se ko tumaze kuvuga muri batisimu, ninde utaratowe, ninde utararokowe?
ninde utari uwihaye Imana ubundi? Ninde wa shitani ni uwihe muri abo? Ko twese turabihaye Imana. Ninde utari umutoni w'Imana ubundi? Ninde utaratowe n'Imana ubundi? Ninde utarakowe ko Kristo yaje kutorokora twese? Rimwe rero hari igihe twemera tugashaka kwikubira ayo mazina twenyine ubwacu, ati ngewe ninjye watowe, ndi umusaserdoti gusa, po ninjye watowe, bitewe na groupe duherereyemo. Nyamara tukaza kureba ko amazina rusange y'abakristo abatowe, ko abakristo bose. None se ntimuzi ko twaremewe twese kuzajya mu ijuru? Yandimo tujya turima twaremewe twese kuzajya mu ijuru, twese tuzishima iteka. Vocation commune, wa muhamagaro rusange twese ko ari ijuru ubutungane. Urumva se taratowe abagenerwa murage. Aha rero twumva twaba turimo gupfa ubusa, gupfa amatitre, amazina nk'abana. Tumenye ko amazina yacu twese nyine abatowe abatoni b'Imana, abatowe n'Imana, les élus de Dieu. Nimuze aho murage na data, muhabwe ingoma y'ijuru. Kuko naje nshonje mukamfungurira, naje ndo mugenzi muranyakira, naje. Ako kantu umubyeyi we waratowe nyine, nawe uri mu batowe wahawe umugisha. Kuki iryo zina twishakira kurifata twenyine? Yibaze nanjye nibaze. Igihe rero ushobora gushaka kurifata wenyine, hari ahandi uza kugwa, hari indi nkunu uza kugwamo, hari icyaha ushobora gukora kindi cyo kwikubira icyo kintu, rimwe na mukaba cyiyitirira ukanagikoresha nabi, bitewe nuko nyine wiyemera wiyita ubyihangishwaho, cyangwa uri gushaka uburyo bwose ubyiyitirira wenyine ukabyikubira. Naho ngaho tujye kugana ku ngingo ya 3, icyaha bita sakirirego. Icyaha bita sakirirego ni amagambo abiri y'Ikilatini, sacer legere, ikavuga ngo voler profane, ni ukwiba kwandavuza ibintu bitagatifu. Ntabwo icyaha cya sakirirego kigarukira gusa kwiba ibintu bitagatifu, kwandavuza ahantu hatagatifu, kwandavuza abantu batagatifu, kuryamana n'abihaye Imana, kwica abantu, gukora ibidakwiye ahantu hatagatifu, kwandavuza ingoro y'Imana, kuyikoramo ibintu bidatunganye, kuyicururizamo n'ibindi byinshi cyane bigambiye kwandavuza. Ahubwo sakirirego none irakomeza icyo cyaha nyine gikomeye cyo gutinyuka ibintu bitagatifu, kiranakomeza no kwiyitirira ububasha, gutinyuka ububasha bwa Kiliziya ukabugira ubwawe, bya bindi iti naratowe, ukabyifatira ukabyiba. Kwiba ububasha, kwiha ububasha babyita mu Gifaransa abus du pouvoir, abuser. Ni nko konona, ushakisha uburyo bwo kwikubira, gutesha agaciro. Mubyeyi, Umunyarwanda ati nta mwana usya aravoma. Bita umwana umuntu wese utaragera kuri âge de raison, byo gutekereza. Muri Kiliziya dukunze gufatira ku myaka 7. Iyo utarageza ku myaka 7 burya gucumura ntago biba bikureba. Bundi umwana n'umusazi ntago bacumura, hacumura nyine umuntu ufite ubwenge, umutima nama uri gukora neza, ubwenge buri gukora neza, consentement, abizi kandi abishaka, uwo ni ushobora gucumura. Nawo ni nta mwana usya aravoma. Abana bo tubakureho ibyaha. Ese mubyeyi nturasanga umwana ari gutoba kondo ukumva ari bisanzwe, ari kwikinira, ari gutsuka nk'abandi bose ukumva ari bisanzwe, ari gufata amabiya agakina ukumva ari bisanzwe, ari gufata kondo akubakamo inzu, ibyo ni bisanzwe, ari gukora ubukwe mariage bagashyingiranwa abana, ibyo ni bisanzwe, nta cyaha kirimo ku bana, kuko nyine urukumva imyaka afite. Ari gukina ari nk'umupadiri, ari nka papa, ibyo nta cyaha kirimo ku mwana. Ariko mubyeyi kandi ugiye kuvuga cyo turongo 3 bizahinduka icyaha ryari? Igihe ushaka kuba uri kubyitirira warabaye mukuru, ugakina uri umupadiri, ugakina uri umubikira, ugakina uri umufrere, ugakina ukabyitirira, nawe ushaka kubyikube, nawe ushaka kubikora. Ati nabonye umupadiri atabikora neza, se nabikoze neza, nabonye uriya papa uriho atari kubikora neza, reka njyeho mbikore neza. Kubera iki? Ushaka gufata ububasha bw'abandi. Hari mvuga Kinyarwanda igira iti ntawe ukina abandwa. Iyo umuntu mukuru ari gukina yigana umuntu mukuru nyine, n'ubundi iyo uri kwigana umuntu mukuru ntabwo ibyo ari gukora wahita ubyita icyaha, ahubwo wabyita filime. Keretse bizaba icyaha ryari igihe atari umukino yari arimo, ari kubikora nkaho nyine ari ibye, atereka mfata uriya mwanya. Icyo gihe icyaha cya sakirirego cyarangije kwiyandika. Ariko bitandukanye n'umuntu wari kwikina agafilime, agakomedi, gukina agafilime ko
wenda twaza kugera ahantu tugarukira tukavuga duti iki ntabwo ari icyaha, ariko none no kwitonda. Nk'ubu wambona nambaye amapeti ya generali y'umusirikare runaka, ntarabikoreye, ntarabyigiye, ntarabitorewe, ntarabihuguriwe, ubu urumva nabakira. Akambona nambaye nk'umupolisi kandi ndi padiri, kimwe nuko nyine ubonye umupolisi nawe yambaye kororome nk'umupadiri, nawe wavuga uti koko kiliziya koko batangiye kwivogera. Uri wese nagumye ku mwanya we. Nguko rero uko hari imyenda utabona nambaye kubera ko ntabitorewe. Hari imyenda iranga ababitorewe, hari imyenda iranga umupolisi, hari imyenda iranga umusirikare, hari imyenda iranga umupadiri, hari imyenda iranga umwepiskopi, hari imyenda iranga papa. Ntabwo rero natinyuka simple masomo ka je suis, dore ndi padiri, mfite uko nambara kiliziya nyemereye, mfite niyo myambaro impesha ubasha nuko ngomba kubigenza. Ntabwo nshaka gutinyuka umva akantu umubyeyi we ngo nambara imyenda y'umwepiskopi, mushyemo ingofero ngo mfite inkoni, ndangizanye nta umugisha w'umwepiskopi, nindangiza ngo nkore nk'umwepiskopi. Wumve ko ibyo ntabitinyuka, kandi ndi padiri. Hacura iki noneho utari na padiri, wa wundi utari no muri za nzego nyobozi, wakaba yabyihangishwaho cyangwa akabitinyuka, yewe ntanage no ku rwego rwa mbere, agahita asimbuka akagera ku rwego rwa gatatu, ubwepiskopi bamwe bakabumuha. Koko mw'ababyeyi mwe, ninde utanga ubwepiskopi, ninde utanga ubupadiri? Abidi pouvoir. Tekereza nawe uri nko mu gitaramo waje kumva uti padiri Masumbuko tumugize umwepiskopi, oya ntari na padiri. Usibye Ambroise gusa byabayeho mu mateka. Ambroise wari umwigishwa, nuko agahabwa isakaramentu ryo kubatizwa umunsi umwe, gukomezwa na by'Ukarisiya, akaba umusaseridoti, akaba umwepiskopi, agatorwa n'imbaga. Ariko imbaga kubera umumarayika w'Imana. None se tuvuge ko nyine papa batowe nyine ari umumarayika, nawe waje akavuga ati uyu ni papa agiyeho, umumarayika se yakora cyo? Tunibuke ko Ambroise ajya gutorwa évêque de Milan, hari ikibazo cyari gihari nyine, hari umwepiskopi wari umaze gupfa utari uhari. Nuko rero hagomba kuboneka nyine n'umusimbura, agatorwa, agahamagarwa. Rero niba papa hari, kuki dushaka kumusimbuza kandi agihari? Ngiye imikino dushobora gukina, ariko ukinisha kurya ukabihagiramo. None rero niba hari abantu bari gukina mu by'Imana, bagakina mu bya kiliziya, ugashaka kwiyitirira ubwo bubasha utarabuhawe, ushaka kubwikubira, ushaka kwitwara nka papa, umenye ko utari kwiba gusa, ahubwo uri gukora sakirego, uri no kwihemukira, uri kwikuriraho, uri kwirahuraho amakara ashyushye. Erega twese usibye kwirengagiza tuzi intambwe watoreye ziriya nzego nyobozi wese agomba kunyuramo. Watoreye ubupadiri tuzi intambwe atera, uburyo ategurwa, akigishwa. No kwa papa rero umuyobozi wa kiliziya gatolika, nabyo no gutegurwa, no guhamagarwa, no gutorwa. Ntabwo ari umukino, ni uko bitorerwa kandi bigatorwa mu murongo mwiza wemejwe na kiliziya, nta rujijo rurimo. Ndinde ngewe simple Masumbuko kugira ngo mbashe kuvuga ngo nanjye ejo buzacya ndumva ashaka kuba papa umwepiskopi. No kwitonda, no guhamagarwa, no gutorwa. Sinshakira rero kuvuga ngo naratowe nyine, ubu byose bifite uburenganzira, nshobora gutanga umugisha uko nshaka. Abidi pouvoir, gutanga umugisha, gukora ibimenyetso by'urwego udafitiye ububasha, uko no kwiba. Iyo ni sakirirego. Rero abatowe turabasuhuje aho muri uwo mugisha, umenya kuri kuwiba, umenya ko utari no gufata nyine. Abo uhereza barishima ati yo papa twamubonye, ariko se wagize ngo biri gufata? Ntabwo byafata kubera ko wowe uri kubyiba, uri kubyitirira. Nyuma rero yuko tumaze iminsi twumva amakuru ari gucishikanya ku mbuga nkoranyambaga byerekeye nyine n'iryo tsinda papa batowe, ngiye padiri Masumbuko, simple Masumbuko je suis, dore uko byumva, ndagusaba gusa kutagendera ku byifuzo byanjye cyangwa uko ngiye kubivuga, kuko ndi umumamburo wa kiliziya gatolika, ntago ndi kiliziya. Yewe rimwe na rimwe n'abayobozi bakuru bayo hari igihe badatinyuka guhita bagira icyo babivugaho, niba ari uguceceka ya silence nanone. Ariko
kubona abantu bari kurwana ati kiliziya niko yabigennye ntabwo ngomba kugira icyo mvugaho ndakomeza nceceke, kubona abandi bari kugenda batikurana bapfa ubusa, ati ugakomeza ubirebera uri umuyobozi wa kiliziya ukabirebera ukabona n'akanyandiko na kamwe usora uti ibi bintu rwose turabyamaganye, ibintu ntabwo ari byo. Nicyo umuyobozi nyine aberaho, guha abantu umurongo, cyane cyane hatangiye kuvuka impaka, abari gushyamirana bari gutongana, umuyobozi azamura akaboko ati uruhande n'uru ruhande n'uru. Rero kiliziya yacu urimo nanjye ndimo, hari igihe bitugora rimwe na rimwe nk'abayobozi, ndimo nawe uriwe, wita tuvuga duti nyamara ibi bintu ntabwo ari byo. Erega ubushishozi nicyo bivuze, uvuga uti ibi bintu ntabwo ari byo turi gukora, ibi bintu bizatugeza kure, ukajyana expression ivuga ubivugamo kugira ngo umuryango w'Imana utaza kuyoba. Uyobore nyine ni rwo rwego ufite, kuyobora umuryango w'Imana. Abantu bari kuyoba nawe urabarebera, uri umufatanyacyaha rero nawe, cyangwa uri ntibindeba, gira icyo bivugaho. Ngo ntaza kugira icyo mbivugaho ntiteranya, have ntaza kwiteranya da. Cyakora ngewe nubwo numva ntari hejuru cyane, ariko sinabura icyo mbivugaho nanjye. Ngenda byise ibisubizo 7 byanjye ku giti cyanjye, ntabwo nguhatiye kubyemera, ntabwo nguhatiye kubikurikiza, kubyerekeye na papa wabatowe. Cyo bikora ntabwo nanjye napfa kubivuga nanone nk'umuntu usanzwe, ndabivuga nka padiri, kuko kuba narabaye padiri ntabwo nakinaga, ntabwo bambaye ubupadiri bari gukina. Ndahamya ko Kristo yampamagaye agira ngo nzavugire kiliziya aho kuyivuguruza, nzayihagararire aho kuyiryamira. Kuba hari icyo nzi kuri kiliziya nta nicyo kinteye kugira byibuze hari icyo nayivugaho, nubwo ntabimara amaze uko byakabaye byose. Ariko hari agakerereshwa navuga. Ibisubizo ni ku kibazo cya papa wabatowe. Icya mbere ni uko papa nyine ashobora kuba ari pater familias nk'uko twabivuze haruguru, uhuza imiryango myinshi. Ku buryo iki gisubizo ntabwo ari nk'uko cyadukomeretsa. Njyewe navuga nti ni ukudahungabanya nyine abana b'Imana, abatowe n'abana b'Imana, iryo tsinda risenga kandi twubaha, risenga Imana. Kuba rero ryagira umuyobozi urihagararira, akaba yahabwa izina ry'ubushefu, akaba yakwitwa papa cyangwa papa, njye numva nta kibazo kirimo. None se ntituzi ko abayobozi benshi hari abayifite amazina ya perezida, umubyeyi, umuyobozi, umushefu, patron, general, komanda, king, umutware, umugaba, kapiteni, papa, umubyeyi, papa, n'andi mazina menshi twakwita abayobozi. Umuyobozi hita mu izina ryawe, nta kibazo da, nta kibazo kirimo rwose, uhita mu izina washaka. Umushumba, dore ko turi mu cyumweru cy'umushumba mwiza, anahanashingiye cyane. Hashito ejo n'ejo ntazaba umucanshuro kubera gushaka kwiyitirira izina gusa, kandi ngomba kuba nyine papa mwiza. Umupapa mwiza n'uyobora, akayobora kuri Kristo. Rero numva ko wavuga papa batowe apfa kuba ari kuyobora kuri Kristo, nta bantu ari kuyobya, nta n'urujo ari gutera. Rero numva yaba ari umushumba mwiza kuba ari kuyobora, kuba muzi. Ibyo rero ntitwabipfa mwababyeyi mwe, ntitugapfa izina. Ndasaba kutagira abandi ishyari kubera ko kazina keza biyise cyangwa bari kwitirirwa bitewe n'ababazi n'abayoborwa babo, bitewe na gurupe yabo. Twirinda ishyari. Icya kabiri nacyo, nubwo mvuze kwirinda ishyari, kugirira papa ishyari, nanone ni ugukoma urusyo ngakoma n'ingasire. Kuba n'abashefu hano n'abapapa iwanjye mu rugo, kuba n'abashefu muri iyi paruwase, nkaba ni papa w'abana runaka hirya no hino mu rugo rwanjye, si ngombwa ko indi miryango nyihatira kubinyita, si ngombwa ko abandi bahatira kuhora babinyita kubivuga. Buri muntu afite uko ajya nk'urugo rwe, buri muntu ni pater familias. Ariko nanjye niba ni shefu wanjye, singashake kwiha ubushefu bw'ahandi. Ni ya mvugo zigira ziti bampaye nkombo nihabinja, bampaye nyamasheke nihashara, n'ahandi hirya washaka kuvuga ubyuzuze byinshi cyane. Icyo baguhaye nawe ukiha ikindi. Mbega jyewe niba ndi shefu w'umuryango remezo, perezida w'umuryango remezo, reka mvuge perezida, ngumva ngo nigera kuri paruwasi ndakomeza nitwa perezida shefu, papa, nagera mu rwego rw'igihugu ati munyite papa, hato utaza guturakarira papa komera. None no ku isi yose koko nkomeze kwitwa papa? Aho rero aho ngaho harakomeye umubyeyi, mba natangiye kurengera, gutandukira. Aka nicyo gisubizo cya gatatu, ngira ngo uri kumva ko bigenda bimanukana kurengera. Ako kantu rero
iyo hatangiye kuzamo kurengera, gutandukira, kwikubira ibitari byawe, kwiba, ukiba n'ububasha butari ubwawe, ako bakita akajagari, akavuyo, akaduruvayo, desordre. Rero Kiliziya umubyeyi wacu kugira ngo ikemure ikibazo cya desordre yakoze ikintu gikomeye cyane mu mateka ku bantu bafite inyota y'ubutegetsi, inyota y'ubuyobozi, inyota yo kwitwa abategetsi ba papa, ku buryo nsigara mfite inyota y'ubutegetsi y'ubushefu, ndashaka kuba serviteur nk'uko Kristo abitubwira ku wa kane mutagatifu. Urwo rugero rwa Kristo dukunze kurukwepa twishakira ubuyobozi gusa, kwa gushaka gukwepa hierarchy no kwigumura ku buyobozi buhari. Nuko Kiliziya rero igatanga umurongo uhamye utarimo urujijo ku byerekeye uruhererekane, la tradition, uburyo umushumba ajyaho, uburyo atorwa. Bityo isi yose nyine ikaba ifite abashumba benshi, birumvikana abapasiteri benshi, abapadiri, abepiskopi benshi, ariko bahagariwe n'umuntu umwe, n'umushumba umwe, wa wundi Yezu atubwira mu Ivanjili, akazabwira n'umushumba umwe, igikumba kimwe. Umushumba rero akitwa papa nk'izina twese tuzi. We ntabwo ari pater familias nk'uyoboye nyine imiryango myinshi cyangwa abantu benshi cyangwa itsinda runaka ry'abatoye aba n'aba, ahubwo ni papa w'umuryango mugari w'abana b'Imana muri Kiliziya imwe ntagatifu gaturika kandi ishingiye ku ntumwa, kandi akaba agomba kuba umwe rukumbi ku isi yose nk'uko Kristo nyine yabigennye. Icya kane, kugira ngo ubyumve neza impamvu ari umwe ku isi yose, noneho urahita ubyemera, noneho dore ko nawe utajya wemera, ni ibintu birindwi. Ubutumwa bwa Yezu Kristo kugira ngo Yezu ageze kuri papa mugereho amutore, hari ahantu henshi cyane yanyuze. Aha mbere turazirikana Yezu Kristo waje munsi gucungura abantu bose, isi yose. Icya kabiri, muri abo bantu yaje gucungura hari imbaga yagiye imukurikira ikivunge, bamwe baramwanze abandi baramwemera, ariko hari ikivunge cyamukurikiye. Icya gatatu, muri icyo kivunge iyo mbaga yagiye imukurikira yateyemo abigishwa 72 kugira ngo bamufashe kogeza inkuru nziza bajya mu butumwa. Icya kane, muri abo 72 yakuyemo intumwa zingahe? 12. Amazina yazo turayazi, na Yuda arimo, harimo abagambanyi, harimo abasoresha n'abandi benshi cyane. Icya gatanu, muri abo 12 ngo hari intumwa 3 yakundaga kugenda nazo, yari yaratoye by'umwihariko bakajya bajyana ku rugendo cyane cyane ahantu hakomeye. Uwo ni Petero, Yakobo ndetse na Yohani. Icya gatandatu, noneho nawe ugiye gutangara cyangwa usanzwe ukizi, nuko muri abo 3 ngo hari harimo 2 nabo nanone afite ukuntu yari yaragize abe bakundaga gukorana cyane b'inshuti, bagakorana na Yezu, ni Petero ndetse na Yohani. Ariko muri abo nubwo n'ubundi bari 2, buri wese bwa karindwi yagiye amuha fonction ye. Petero umukuru wa Kiliziya, Yohani umunyamabanga nayo ku bundi buryo. Abo bombi rero barakorana. Hanyuma tukasiga kwibaza uti guki Yezu atari Yohani yagize papa? Kuki yamugize Petero ntamugire Yohani? Kuki atabaye Yakobo ubundi ko bajyanaga ari 3? Kuki Petero yabaye papa wa mbere? Igisubizo cyoroshye nuko twese tutaba abashefu icyarimwe, twese ntitwabayobozi, twese ntitwaba papa, ntitwaba papa hababona mama mu rugo na papa mu rugo n'umwana mu rugo, twese ntidushobora gukina ku mwanya umwe. Kubona abantu bose bari ku isi Imana igenda itoramo kugeza ubwo igeze ku muntu umwe, wowe ntacyo bikubwiye. Nashaka kuvuga papa, aho se nahereye Yezu agenda tora kugeza ubwo ageze ku muntu umwe, Petero. Kandi ikindi nakubwira, ntabwo ari wari n'intungane, kuko hari ba Yohani nanjye kuvuga b'intungane inkoramutima, ariko guki ari Petero wabaye papa wa mbere. Icyo twazirikana kuri Yohani, ntigeze agira ishyari ngo kuki Petero yihakanye Yezu none akabaye papa, ngo kuki ari ngiye waguherekeje, ndavuga Yohani, ngakugeza ku musaraba, kuki atari ngiye yagize papa, none Petero utaragezeyo ukomeje gukwihakana ugize papa. Yohani ibyo ntiyabikoze. Iki gisubizo nicyo Yohani yakiriye, nuko buri wese aramutse akinnye ku mwanya we neza, uruhare yahawe, fonction yahawe, Yohani kujyana umubyeyi Bikira Mariya, uwo mwanya akawukinaho neza, uzageza Kiliziya heza. Kuba dufite Papa Leo wa 14 uriho ubu, ntabwo nanjye nabyigera. Reka mureke ayobore, noye kumuvangira, ahubwo musabire. Tuze gusaba inema gukora neza ibyo dushinzwe, nta gusigana ndetse no gusigana, cyangwa gusabira ibitari ibyawe.
rero icyo nakusaba, fata ibyawe undekere ibyanjye. Dusabe nimo kudafata iby'abandi, kutiyitira iby'abandi, kutiyita ububasha bw'abandi. Icya gatanu, nk'igisubizo cy'umwanzuro ku batowe cyangwa papa batowe, ni icyitwa bumonekerwa, desapparition. Kuba umuntu umwe yabonekerwa, abantu umwe bakabyemera bunguri, bakabimira bunguri, nta bushishozi bunabayemo, cyangwa abandi bakabihakana nabo, nanjye kuvuga bunguri, bakabihakana bivuye inyuma. Ibyo ntabwo ari byo yagombye kudutezamo ibibazo dufite turi kugenda tugarukaho, ntabwo ari ibyo. Kuko amabonekerwa atari ihame ry'ukwemera. Kuba umuntu yabonekerwa ntubyemere, ibyo ntabikurenganyiriza. Kuba umuntu nanone yabonekerwa ukabimira bunguri, aho no kwitonda. Gusa ikibazo kivuka iyo nashatse ngewe kubicengezamo abandi, guhatira abandi kubyemera ibyo nabonekewe. Ubundi ni ryari ntajya mbonekerwa? Njye n'ubuhamya nabihera bworoshye, ko igihe cyose n'imbere y'isakame y'Ukarisiya Yezu arambwira ndabonekerwa. Igihe nagiye mu misa Yezu akomeza kumvugisha, igihe naho Ukarisiya Yezu akomeza kumvugisha, igihe ndi gusenga Yezu aramvugisha, Imana ndayibona, Yezu ndamubona, ndetse n'igihe ndi kuvuga ishapure Bikira Mariya ndamubona akambwira, nanjye nkamubwira, nkagira ibyo musaba akabimpa. Kandi ubuse urumva ntajya mbonekerwa ngewe? Hanyuma se ni ngombwa ko njya kwitangaza uti yewe nabonekeye rwose, nabonekewe, muze mbabwire n'ibyo Bikira Mariya mureke ubutumwa yampaye? Aha, twongere twibutse ibi bintu byo kubonekerwa, amabonekero y'Ifatuma, y'Irude, Medgorje, ikibeho, muri prison, muri gereza, imusanze haraje naho, n'ahandi henshi. Ibyo rero ko Bikira Mariya yabonekera abantu aho ngaho, nta kibazo kirimo. Bikira Mariya n'umubyeyi usura abana be akamenya uko babayeho. Ariko ntabwo ari ngombwa kubyumvisha abantu bose. Iyo Bikira Mariya ashaka kumvisha abantu bose icyo ashaka, umva agira uburyo abikoramo twebwe tutazi. Ab'ijuru ntukajye ubakinisha, bafite imbaraga wowe udafite. Rero kwirirwa ishyiramo imbaraga zose ngo mpaka mubone ko nyabonekerwa, mpaka mubone ko natowe n'Imana, mpaka nshyiramo imbaraga zanjye, ibyo ngibyo ntacyo bivuze, nta n'icyo byatumarira mu bijyanye n'ukwemera. Cyo bikora, hari amahame y'ukwemera utabura nyine kwemera. Reka tuvuge dutyo: credo, ndemera. Kwemera Imana kwiriho, iboneka n'ibitaboneka birumvikana. Kwemera Yezu Kristo umwana w'Imana wigize umuntu, ukemera na Roho Mutagatifu utanga ubugingo, ukemera ko Yezu yapfuye akazuka, ukemera ko Jambo Imana yagize umuntu, ukemera izuka ry'abapfuye, ukemera ubugingo bw'igihe kizaza, ukemera ikizwa ry'ibyaha. Ibyo ngibyo utegetswe kubyemera. Ariko ko Bikira Mariya yabonekera Musanze, mva reka mubwize ukuri, ntabwo rwose ntibikagutwara umwanya muremure kwirirwa ubirwanya cyangwa ubyemeza. Ntabwo ngewe ndi mu bashinzwe kubyemeza no kubirwanya. Icy'ingenzi, ayo mahame ko nyafite kucya ntayemera. Nuyemera nibyo bizatuma ufunguka mutwe, ujye ubasha gushishoza, umenya ngo harya ubu nibyo koko Bikira Mariya yaje, niyo ari se tutamubona. Aho rero aka kajugane, uko gusigana, uko kose tugenda muri izo nzira, ibyo byose biduhugije. Iki nicyo cya gatandatu tugiye kuvuga. Abantu benshi duhera mu bonekerwa gusa, nintabona Bikira Mariya nanjye, nintabona Yezu amanutse mu bicu, Bikira Mariya akamanuka mu bicu mu kwezi, sinza kwemera. Reka tujye ku cya gatandatu, nawe uraza kubona ko abantu bamwe turi kwibeshya. Amayeri ya shitani. Shitani ifite amayeri wa mubyeyi we, ishakisha ikintu abantu baba bahugiyeho muri iyo minsi, akaryo bari kuvugaho niyo ntero. Abatowe, papa batowe, abantu bose nibyo bari kuvuga, abantu bose nibo bahugiye, abantu bose nibo bari gushakisha kuvugaho, gukoraho. Neza shitani ikaba yaduhugiriza aho ngaho twese ntituze kurabukwa. Kubera iki? Ngo kubera ko ari by'Imana, yewe bayishingishije Bibiliya, bari imbere y'isakame bari kuvuga Bikira Mariya. Nuko rero twese tukaza kuguma muri umutego kubera ko ari by'Imana biri kuvuga aho ngaho, ngo shitani se ntiyahakandagira. Yahakandagira kandi nabi, ikakubita abantu ikabahombora. Ngibyo rero ibiganiro dukunda byacitse, byabombori kwigumura kuri Kiliziya. Shitani biri hafi aho ngaho, ibi biri inyuma. Shitani ikunze kwisha inyuma y'ijambo ry'Imana, ikishima Bibiliya. Kiliziya yaragowe, Bibiliya yaragowe. Kiliziya ikomeza kuhisha nyine twebwe abatanye, abayobye, abatowe, reka mbikoresha nabyo,
abashidikanya, abadandabirana, abahakanyi, abemera gato n'abemera, abari hafi n'abari kure, abo bose kiliziya nk'umubyeyi nyine, Eglise notre mère, irabakusanya kuko kiliziya ari umubyeyi nyine, umubyeyi. Sinabura gusoreza gucya karindwi. Nyuma y'ibi byose nawe ugenda ureba, sinagusoza ku buhamya bwa Gamariyeri, homme sérieux, umusage, inararibonye Gamariyeri, uburyo ikibazo cyavutse ku ikubitiro, intumwa ziri kujya kogeza Yezu Kristo, ikibazo kikavuka ku bayobozi, abategetsi b'icyo gihe, bibaza uburyo baza kugenzeza intumwa, bakabakubita bakabafunga, kubica biri hafi nabyo biregereje. Gamariyeri nibwo yaje guhaguruka, umufarizayi arahaguruka, ari naryo jambo ngiye gusorezaho, uburyo yahagurutse intervention ye natwe yatumurikira muri ibi bihe by'urujijo, akajagari, akavuyo. Dore ko filozofe benshi bakunze kumuyambaza. Dore amagambo ya Gamariyeri kuko tuyasanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 5 umurongo wa 34 kugeza ku 42. Intumwa zimaze guhagera mu nama nkuru, hahaguruka umugabo w'umufarizayi witwa Gamariyeri, yari umwigisha amategeko wubahwaga n'abantu bose. Nuko ategeka ko intumwa zahezwa akanya gato, hanyuma arababwira ati, Bayisiraheli, muritondere ibyo mugiye kugirira bariya bantu. Dore hambere hadutse witwa Theodasi, azavuga ko ari umuntu ukomeye, maze abantu nka 400 baramuyoboka. Nyamara yamaze kwishwa, abari baramuyobotse baratatana, ibyo yari yaratangiye birayoyoka. Nyuma y'uwo, mu minsi y'ibarura, hadutse Yuda w'umunyagalileya, akurikirwa n'abantu benshi, ariko nawe aza kwicwa. Abari baramuyobotse bose baratatana. None rero mbibabwire, ntimugire icyo mutwara bariya bantu, nimubareke bagende. Niba umugambi wabo n'ibikorwa byabo bikomoka ku bantu, bizayoyoka ku bwabyo, ariko kandi niba bikomoka ku Mana, ntimuzashobora kubisenya. Muramenye hato mutavaho murwanya Imana. Nuko iyo nama barayemera, bahamagara intumwa, bazikubita ibiboko, bazibuza rwose kongera kwigisha mu izina rya Yezu, maze barazirekura. Intumwa ngo zive mu nama nkuru, zigenda zishimye kuko zagize ihirwe yo kugirirwa nabi zizira izina rya Yezu. Nuko buri munsi ntizisibe kwigishiriza mu ngoro y'Imana no mu ngo, zamamaza inkuru nziza ya Kristo Yezu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uko niko impaka zikemurwa n'iryo jambo ry'Imana. Urakoze Gamariyeri, urakoze kuba udufashije kwakira icyo gisubizo cyo gutegereza iki? Amaherezo y'inzira ni hehe? Ni mu nzu. Amaherezo y'umubeshyi birangira yibeshye, amaherezo y'umunyakuri birangira atsinze, kuko kuri guca mu ziko ntigushye. Rero twokwiteranya, twikwishyiramo akavuyo, shitani ntaduhugirize, tuyoboke Imana nyakuri. Ukwemera kwacu gushingiye ku Mana, ubutadohoka, ubutarambirwa, ubutananirwa. Nyagasani ubidufashemo, twebwe abanyabyaha n'abanyantege nke turakwiringiye kugira ngo dukomeze igihe cyose tudandabirana, igihe cyose tugenda intatane, tugendane nawe buri munsi, dukora ugushaka kwawe buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.